Hello, twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubwoko burindwi butandukanye bwa visa butangwa n'ibihugu by'amahanga, Amerika, Uburayi n'ibindi bihugu, na buri bwoko ibikenerwa cyangwa ibyo umuntu asabwa kuba yujuje kugira ngo abe yabisaba cyangwa yabuhabwa. Ubwo bwoko bwa visa ni ubu bukurikira: ni visa y'ubukerarugendo, viza yo kujya kwiga, viza yo kujya gukora mu mahanga, viza yo kujya kwimenyereza umwuga cyangwa stage, viza yo kujya mu kiruhuko ukaba wanakora vacances na travail. Ubwoko bwa karindwi akari viza yo kuba wasanga umuryango wawe. Tugiye guhera ku bwoko bwa mbere, ariyo viza y'ubukerarugendo. Umuntu ushaka viza y'ubukerarugendo hari ibintu twavuga by'ingenzi agomba kuba yujuje, tukaba twabishyira yenda nko mu bintu nk'icumi ugomba kuba wujuje. Ikintu cya mbere, ugomba kuba ufite passport byibuza isigaje amezi 3, izaba isigaje amezi 3 ku gihe wumva wasabye ko uzaba urangirije gusura cyangwa gutembera icyo gihugu. Ikindi cya kabiri, passport igomba kuba ifite byibuze impapuro 2 zitanditseho. Icya kabiri, ugomba kuba watanze amafoto 2 ya passport atarengeje amezi 3 afashwe. Icya gatatu, ugomba gutanga fotokopi ya passport yawe. Icya kane, ugomba kuzuza formulaire isaba ubwo bwoko bwa visa yujujwe kandi isinyeho. Icya gatanu, ugomba gutanga ikarita yo gutura mu gihugu usanzwe utuyemo. Icya gatandatu, ugomba gutanga icyo twakwita preuve de la situation professionnelle. Ni ukuvuga ni icyemezo cyerekana akazi cyangwa ubunyamwuga usanzwe ukora. Ni urugero, wenda niba wenda usanzwe wiga, usanzwe ukora, ukerekana icyemezo nyine y'uko ufite umwuga ukora mu buzima busanzwe. Icya karindwi, ugomba gutanga icyo bita preuve de moyens financiers pour le voyage. Ugomba gutanga icyangombwa cya banki cyerekana amafaranga ufite azagufasha muri urwo rugendo cyangwa muri ubwo butembere. Icya karindwi, ugomba gutanga preuve cyangwa icyemezo cyerekana aho uzatura. Niba ari muri hoteli, yenda ni urugero, ukaba warakoze reservation, warishyuye ibintu nk'ibyo ngibyo. Igikurikiyeho ni ugutanga reservation cyangwa kwerekana tike y'indege wafashe izakujyana n'izakugarura ku gihe wumva uzagarukiraho. Icya nyuma, aricyo nakwita ko ari icya 10, ni icyemezo cyerekana yuko watanze cyangwa wishyuye assurance itangwa mu gihe umuntu agiye gukora urugendo, assurance de voyage. Ibyo ni ibyangombwa 10 usabwa mbere yuko usaba visa y'ubukerarugendo mu gihe waba witegura kujya muri Amerika n'ibihugu by'i Burayi kimwe n'ahandi hose ku isi. Ubundi bwoko bwa visa tugiye kureba hamwe ni visa yo kujya kwiga. Umuntu ushaka kujya kwiga, kimwe n'abandi bose basaba visa, hari ibyangombwa ugomba kuba wujuje mbere yuko usaba iyo visa yuko ugiye kujya kwiga. Icya mbere, ugomba kuba ufite passport byibuze isigaje amezi 15 kugira ngo ibe yarangira igihe cyayo. Visa passport yawe ibura munsi y'amezi 15 ntabwo wabasha gusaba visa yo kujya kwiga. Bishatse kuvuga ko ugomba kuba ufite passport ibyibuze ibura amezi 15 kugira ngo ibe yarangira. Icya kabiri, ugomba gutanga icyangombwa cyerekana ko wiyandikishije aho ushaka kujya kwiga. Icya gatatu, ni ugutanga icyangombwa cyangwa icyemezo cyerekana ko ufite aho uzaba mu gihe uzaba urimo uriga. Icya kane, ari nacyo cya nyuma, ni ugutanga icyemezo cya banki cyerekana ko ufite amafaranga cyangwa ufite ubushobozi uzakoresha mu gihe uzaba urimo
uriga cyangwa mu gihe uzaba uri gukurikirana amasomo. Ibyo ni bimwe mu bisabwa umuntu ushaka kuba yasaba viza yo kujya kwiga. Tugiye kurebera hamwe ibisabwa kugira ngo umuntu abe yasaba viza noneho yo kujya gukorera hanze. Umuntu ushaka kujya gukorera hanze mu bihugu by'i Burayi na Amerika, hari ibyangombwa asabwa mbere y'uko aba yasaba guhabwa viza yo kujya gukora. Muri ibyo byangombwa nk'uko twabivuze n'ahandi, icya mbere ugomba kuba ufite pasiporo byibuze isigaje amezi 6 kugira ngo ibe yagera ku iherezo ryayo. Ikindi ugomba kuba ufite attestation cyangwa icyemezo cy'uko wabashije kwishyura assurance yo gukora ingendo. Icya gatatu, ugomba kuzuza formulaire yuzuzwa kandi igaterwaho umukono isaba viza. Icya gatanu, ugomba kuba ufite uruhushya rw'agateganyo rukwemerera kuba wakorera muri icyo gihugu. Icya gatandatu gikurikiyeho, ugomba kuba utanga fotokopi ya kontra uzagenderaho cyangwa uzakoreraho. Ikindi gikurikiyeho, ugomba kwerekana inyemezabwishyu y'uko wishyuye amafaranga asaba iyo viza. Icya nyuma, ugomba kwerekana ko byibuza ufite amafaranga cyangwa ko wishyuye amafaranga y'ubwishingizi mu by'ubuvuzi. Ibyo ni bimwe mu bisabwa umuntu ushaka kuba yakwaka viza yo kujya gukorera mu bihugu byo hanze. Ubu noneho tugiye kureba ibisabwa umuntu ushaka kujya kwimenyereza umwuga mu bihugu byo hanze. Umuntu ushaka kujya kwimenyereza umwuga, kimwe n'abandi bose, hari ibintu asabwa kuba yujuje cyangwa ibyangombwa agomba gutanga mbere y'uko ahabwa iyo viza cyangwa mu gihe ari gusaba iyo viza. Icya mbere, agomba kuba afite passport igifite agaciro itararangiza igihe. Icya kabiri, agomba kuba afite urupapuro rumwemerera kuba azahabwa stage nageraho. Urwo rupapuro rukaba rwanditse, ruteyeho kashe kandi rusinyweho n'impande zombi zemeza ko nahagera azahabwa iyo stage. Ikindi, agomba kuba afite icyemezo cy'ahantu azakura mikoro azakoresha mu gihe azaba ari muri iyo stage cyangwa iyo menyerezamwuga. Ikindi, agomba kuba afite cyangwa yerekana aho azaba atuye mu gihe azaba ari mu imenyerezamwuga cyangwa stage. Ibyo ni byo umuntu wese ushaka gusaba viza yo kujya kwimenyereza umwuga mu bihugu byo hanze, Amerika, i Burayi, agomba kuba yujuje mbere y'uko asaba iyo viza. Ubu tugiye kurebera hamwe ibyo umuntu asabwa kugira ngo abe yakwaka viza yo kujya mu kiruhuko ariko akaba yagerayo akabasha gukora. Ariyo bita visa vacances travail mu rurimi rw'igifaransa. Umuntu ushaka iyo viza, kimwe n'abandi bose, hari ibintu agomba kuba yujuje. Icya mbere, agomba kuba afite passport byibuza isigaje amezi 6 kugira ngo ibe yarangira. Ufite passport iri munsi y'icyo gihe ntabwo aba yemerewe kuba yasaba ubwo bwoko bwa viza. Icya kabiri, agomba kuzuza formulaire isaba viza yo kujya muri vacances kandi ukaba wakorerayo. Iyo formulaire urayuzuza ukayitanga hamwe na dokima zose. Ikindi, agomba kwerekana amafoto 2 passport yafashwe mu gihe kitarenze amezi 3 ashize. Icya kane, agomba kuba afite umwishingizi cyangwa icyemezo cyerekana yuko afite amafaranga azakoresha mu gihe yaba ari muri vacances cyangwa ari mu kazi. Kikaba ari icyangombwa cya banki cyerekana amafaranga ushaka ufite kuri banki cyangwa y'umwishingizi. Abantu benshi basanzwe bajya hanze barabizi, icyo cyangombwa kirasabwa. Ikindi, agomba kwerekana aho azatura. Niba ari umuntu yenda uzamucumbikira
akaba afite icyemezo cy'uko azamucumbikira, cyane ari muri hoteli akaba yakwerekana reservation ya hoteli azacumbikamo. Ikindi agomba kwerekana tike y'indege izamutwara n'izamugarura igihe azaba arangije za vakansi cyangwa igihe akazi kaba karangiye. Ibi ni bimwe mu bisabwa cyangwa iby'ingenzi umuntu agomba kuba yujuje mu gihe ari gusaba visa yo kuba yajya mu kiruhuko, ariko icyo kiruhuko akaba yanakora mu gihe yaba abonye ikintu cyo gukora. Ubwoko bwa gatandatu ari nabwo bwa nyuma bwa visa, ni visa isaba kuba wajya cyangwa gusanga umuryango wawe waba utuye mu mahanga mu buryo bwemewe na leta. Nk'uko tubizi, hari igihe umuntu aba atuye mu mahanga mu buryo bwemewe, ariko hari famiye yenda cyangwa umunyamuryango wa famiye batari kumwifuza ko aza. Uwo rero ushobora kumusabira visa yo kuba yaza kugira ngo asange umuryango. Ubwo bwoko bwa visa iyo ugiye kubusaba hari ibyo ugomba kuba wujuje cyangwa ugomba gutanga mbere y'uko ubusaba. Icya mbere ugomba kuba ufite attestation ya rendez-vous. Attestation ya rendez-vous ni nk'icyangombwa cyangwa ni nka attestation, ni nk'icyangombwa kigutumira, kiguha rendez-vous ko wazaza, gitangwa n'uwifuza ko wajya kumusura. Ikindi ugomba kuba ufite cyangwa wujuje formulaire isaba ko wahabwa iyo visa. Ikindi ugomba kuba ufite passport igifite igihe itararenga igihe, ni ukuvuga byibuze passport isigaje igihe kitari munsi y'amezi 6 ngo irangire. Ikindi ugomba kwerekana impapuro zerekana ko koko ugiye gusanga umuryango cyangwa ugiye gusanga ari uwo muri famiye yawe. Ibyo bintu iyo byujuje nibwo ubasha kuba wasaba iyo visa ituma wagenda ugasanga umuryango wawe aho uri, cyangwa watuma umuryango wawe ugusanga mu gihugu cy'amahanga waba urimo. Ubu ni ubwoko bugera kuri 6 bwa visa butandukanye twari turi kubaganiriraho, ibisabwa n'ibikenerwa kugira ngo umuntu ushaka ubu buryo cyangwa ushaka iyi visa abe yabasha kuyisaba. Mwakoze kudukurikira, mukore share, subscribe kandi muduhe comment. Mwakoze.